When I think about your love and all you've done for me, I fail to express all my thanks to you. Through all agents, you've been my faithful Lord, to the point of dying for me on the cross. Who could have done that for me? Your love goes so deep, Lord, your majesty, I am because of you. Emmanuel, Counselor, Prince of Peace, mighty God, I worship you for what you are. Lord, your name shall be called wonderful. Thank you for paying my price. I was to die, but you brought me. Lord, amazing grace to me. It's so great. Genda basuhuje inshuti bakunzi bene data mwese mukomeje gukurikirana Test TV cyangwa Testimonial TV. Amazina ni yayandi ni Manirambona Emmanuel, benshi bakunze kwita Musajja cyangwa Gomez, all the way from Uganda. Ndanezerewe cyane mwese abari mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, umujyi Kigali muri rusange, tutibagiwe nabo hanze y'u Rwanda, aba diaspora. Rero uyu mwanya wa none nje ngira ngo mbamenyeshe ko ngarutse, ntabwo byoroshye ariko muratwihanganiraho, natwe tuba turi abantu pe. Nyine duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima, ntabwo byoroshye, gusa uyu mwanya ndi hano ngarutse kuri channel bita Test TV. Test TV rero iri hano ku bwawe, iri hano kuri mwese abifuza kuvuga ubuhamya, kuko Test TV cyangwa Testimonial TV bivuze ubuhamya rero bivuze iki? Ko nta numwe uhejwe kwamamaza ubutumwa bwiza, ko nanjye uri hano nanyuze mu bintu bigoye, mu bintu bitoroshye, mu bintu bikomeye pe, ariko Imana ngiriye ubuntu kugira ngo nsigare namamaze ubwiza bw'Imana, namamaze ubutumwa bwiza, kuko niyo mpamvu ukiriho ubu ngubu. Rero nanjye uri hano ndi ubuhamya bwigendera pe, ndi hano kugira ngo nkubwire yuko nta kimana idakora. Ubuhamya bwawe, ubuhamya bwa benshi uwuzi ushobora kwamamaza ubutumwa bwiza binyuze kuri no channel, wamamagara kuri nomero 079 87 22 964. Hari benshi nyine baba barabuze uko bavuga ubuhamya bwabo cyangwa ubuzima banyuzemo kugira ngo buhindure abantu benshi ubuzima. Rega mu buzima twese dukenera abantu tuba dukwiriye nyine gukurikiraho benshi ubuhamya bwabo. Hari benshi buhindura ubuzima, cyane cyane abari mu bitaro bihebye, bababajwe n'umubiri, imisonga bari myinshi, ndabizi pe, nanjye nabaye mu bitaro kenshi, ariko Imana yangiriye ubuntu bwo kunkura muri ubwo buzima bababaje, kugira ngo nze hano ngire icyo mbwira abanyarwandakazi mwese muri rusange, abababaye, abari mu bitaro, imfubyi n'abapfakazi. Ndabizi Imana yatugiriye ubuntu, kuba rero tukiriho ntabwo tugomba kwiheba, ntabwo dukwiriye kwiheba, ahubwo nimba ufite icyo wasangiza abanyarwanda, please karibu, you're most welcome kuri no channel Test TV cyangwa Testimonial TV. Nomero nayibahaye, ntabwo biba byoroshye umuntu kuza imbere yawe akakubwira ngo ese ufite ikintu wasangiza abanyarwanda. Nta kiguzi kirimo rero kuri no rubuga rwacu, kuri no channel. Rero be free, muze turi kumwe kandi ndabakunda cyane. Wahasorinze kenshi, wanyuze mu bigoye, wanyuze mu bintu bitoroshye,
kuva mu buto bwawe kugeza ubu ngubu ni byinshi wanyuzemo. Yes, birashoboka ko twavutse bitandukanye, ubuzima twanyuzemo si bumwe, ariko nzi ko abenshi hafi ya twese, hafi benshi banyura mu bintu bigoye, banyura mu buzima butoroshye pe, ndabizi neza kabisa. Ndakeka rero nta muntu nyamara ubuhamya butabwiriza, kuko umuntu wese ufite ubuhamya iyo abwamamaje, iyo yamamaje ubuhamya bwe, benshi barafashwa. Hari benshi bafashwa mu buryo bitandukanye. Ese ubuhamya bwe bufitemo amarangamutima menshi. Ushobora rero kurira, ushobora guseka, ariko n'ukuri benshi bagahindurirwa ubuzima. Ukibaza ese yakize gute, abayeho ate, ko tumubona aseka, ko tumubona yishimye pe. Ariko bavandimwe, nshuti bene data, mureke dukora icyo bita spreading the gospel all over the world. Ni iby'agaciro pe, kuko iyo uvuze ubutumwa bwiza, iyo uvuze ijambo ry'Imana bigakubitiramo n'ubuhamya, ndakeka yuko nta kintu utaba ugejeje ku bantu muri iyi si yose dutuyemo. Biragoye benshi kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza cyangwa bavuge ubuhamya, ariko ndanezerwa cyane n'umuntu wirekura akamamaza, akavuga ibiri ku mutima we pe, ashize amanga nk'uko nanjye uri hano imbere yanyu mbivuze nshize amanga. Imana yanyijije amara, ubwo nari ndwaye amara hafi umwaka wose pe. Amara aba hanze, aho umwanda wacaga, aho sonde zabaga ziri, sonde ica mu mazuru ikajya mu nda, ibyo byose bakabividura, amara akamera nabi. Ariko uwo mwaka wararangiye, aho uwo mwaka rero nanyuzemo nakekaga yuko nzapfa, ariko kuki napfuye? Rero ndi ubuhamya bugenda. Imana rero iri hano, nanjye ndi hano, mureke tubane, muze dukorane umurimo w'Imana binyuze mu buhamya. Ndabakunda. Hari icyanditswe nkunda muri Zaburi 126:3 havuga ngo Uwiteka dukorera ikomeye, natwe turishimye. Imana ibaho umugisha. Ndabakunda, muze twamamaze ubutumwa bwiza. Come and spread the gospel ku isi hose. Amen, 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 amen. Murakoze cyane.